ushaka iki ushaka imihanda muri Nacyambariye kweli shanyino haranenge kwijugunya Roma ahubwo njyambukina na kajeste uramfasha sakira none muri cyari ubona atagiye gukizwa dadi wakishijwe nikaze muryerenge none dadi no kunje tugiye kuzipanga ari akajeste narinde sibyo dadi amafaranga urumva arakantu k'akarezi ugiye gukorera umwana nyine wacu yagize gutya yakira agakiza urumva sibyo birori bagukorera abandi ubu kuki batajya babigukorera ntabwo dadi nanjye ejo bundi nzajya mu gakize riga urumva noneho najya gukina n'abana bo kugisa ngiye tugiye guhura sibyo kugisa bada ni igishimisha rwose abana bo kugisa tugiye guhura no tumugabo gapari no twarakoze nyine akatuwe contribution akuruva nagiye mu wafatishije nagiye muri mayinazi dadi wafatishije igenda bite sugiye muri mayinazi dadi ntabwo wabyumvishe nyine nagize gutya baranyanditse ko nta bucwa natazi kandi urumva none nagiye kugomba gutanga n'ikibina n'iki none ukuntu leta zifasha njya muri bucwa bwa bike cyane ntabwo bucwa n'iki dadi nagiye nkubita amafaranga bro ni amafaranga make n'amasaha arimo arapfa ubusa urebye uragira ngo mbaze ntuza harimo n'agatike harimo na contribution harimo n'iminywere urumva ntabwo nasohokera ahantu nk'aho umusimbure urumva ni ikize harimo n'iminywere urumva no gufasha uwo mwana tumukubita akantu k'agakagamiye ubwo se ntibyavamo ese ushaka amafaranga angahe amafaranga rwose igihe ikibazo kucyajya amafaranga ndanabizi noneho gira n'ibiceri byinshi ngiye gusura udufaranga duke mu mafaranga wowe wifitiye ni duke cyane kabisa ushaka ubundi nk'agapfura ka beneri ni akana k'imfura ka beneri dadi izina ni nahabyara koko iyo mbasanga umwana w'imfura koko umwana w'imfura namukura kubizi tubana nari nabyara haraho uzi nateye umwana w'imfura dadi ntabwo ari uko bimeze basi reka mbikubwiye neza ntabwo wabyumvise nagira nkubwire ni indege eshanu ndashaka indege eshanu gusa zonyine ikamyo zingahe dadi ntabwo ari uko nyine ni utuntu ni akanote kamwe bubiri butatu nyine akanote kamwe kaba kameze ukuntu ni akadege kariya ni ka kandi kariho rimwe n'utuzeru dutatu kariya konyine ni akadege kamwe none gusa dadi yafatishije dadi utangiye kubyinjiramo neza none ni utudege dutanu nshaka konyine ubwo niko gapfura ka benera kubwiraga suzi ko ari imfura se nkubitse umwikira w'uko none dadi yesu ashimwe wabimenye ahubwo birayampereza noneho gusa urama kuri mu cyangwa urama nuza karashize ifatika nituhari yewe data we dadi nukuri kw'Imana ngenda nakubwiye buri mpamvu ntava hano ubu ni saa 9 rwose ugiye ikibazo n'iminota 42 saa 10 ariko watashye sibyo dadi ntugire ubugombe cyangwa dadi urabizi umudurugo mu byo ntabwo mbizi suzi ko ntazi ko bisi ngenda gutahira hano kare twibuze niyo narenza dusa tubiri naba nagerageje kunyaruka dadi nicyo mukundi nako karote ka sensenda kamfasha mu buryo bwo kwifasha ayo ngayo niyo wansabye nawe dadi kuri n'imfura dore indege eshanu ndakeza dadi dore zire nizo bita indege dore aka ni agapfura ka bene noneho hari akandi kamwe bita indege dadi tubaramamagaye
none reka nawe nikoze kuri bano baji tuvugane wenda aza kuza tuvugana izindi gahunda nyuma wowe ni insaza umva bro none ngiye kumanuka n'abandi ndaje ubu nzabaye rwose yo ukiri gute dadi fresh papa wanjye mani wumve ngo none ibintu ukuntu bihagaze ati Yesu ashimwe Yesu ashimwe nayabonye ndakese data we none uzi ukuntu ibintu byifashe ubu no ku geste tugiye tuzikora naterenge bro naho byatinda kubitamo agasaha 10 yo kumva naye nishaza amina ntago nahagera icyo gihe tezamo nyine mani turebe ukuntu katazigiye kwita zigiye manize ko ari ugukesha shume efo twe tugiye gukesha ubundi tumurikira u Rwanda amina baza ke no dadi no ngereka nihute matwe kuvugana byinshi mbanze nshake n'imbuzi buzi ndayikubita ngaye Yohana si yabirisi haki ya Mungu ngo namurengereza man abiri yose kari menshi dadi kwikoza aho ngaho namujya ati namwarira umuntu nanjye zimbere arako ngiye gufatanya abiri ni menshi dadi ntagomba kwanduza icyangwe cyanjye urumva none naje nambaye icyangwe ntagira ngo ni sibu garutse mu Rwanda dadi reka twe kuvugana byinshi turi kumwe